bombi ni abana bavukana kandi Vestine na Dorcas bombi nabo baravukana. Bombi baririmba gospel kandi nabo bombi baririmba gospel. Ni abana bahawe umugisha, ndetse nk'u Rwanda tugira amahirwe yo kugira umugisha y'abana baririmba imitima yacu igahembuka. Icyakora Vestine na Dorcas sinzi icyo bahaye abantu, kuko bo imitima barayigaruriye myinshi, ndetse n'uwo ushobora kuba urimo. Kuvuga ko baririmba nk'abamarayika ntiwaba ugiye kure y'ukuri. Alicia Germaine ni itsinda rikunzwe cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kandi rimaze umwaka umwe gusa mu muziki. Indirimbo yabo Uriyo baheruka gushyira hanze imaze kurebwa n'abarenga 270,000 mu kwezi kumwe gusa. Ibi byerekana urukundo bakomeje kwerekwa n'abakunzi b'umuziki wa gospel. Ufite Imana Alicia na Germaine Ufite Imana bakunzwe cyane mu ndirimbo zitandukanye zirimo Urufatiro, Rugaba, Wa Mugabo, Ihumure na Uriyo. Ni abakobwa bavukana bakaba batuye i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Bafatanya umuziki n'ishuri kandi bavuga ko bifatanya biryoshye, kuko buri kimwe bagiye umwanya wacyo. Ufite Imana Alicia yiga muri Kaminuza y'u Rwanda muri Medicine and Surgery, akaba yitegura kujya mu mwaka wa 3. Naho murumuna we Ufite Imana Germaine yiga muri École de Lettres de Gatovu mu ndimi n'ubuvangazo RFK. Alicia anaririmba muri korali Betania ya ADPR Gisenyi, akaba anayifasha by'umwihariko mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Indirimbo y'aba bakobwa b'impano idashidikanywaho yakunzwe kurusha izindi ni Rugaba. Imaze kurebwa byibuze n'abarenga 348 mu mezi 11 imaze kuri YouTube. Uriyo nayo iri kuzamuka cyane, ikaba ishobora no kuzacagaye kuko gukundwa kurusha izindi. Mu mwaka umwe bamaze mu muziki, Alicia na Germaine bamaze kwibikaho igikombe cyabo cya mbere cya Best Gospel Artist bahawe tariki 24 Gicurasi 2025 mu irushanwa rya Rubavu Music Award and Talent Detection ryari ribaye ku nshuro ya mbere. Ariko se wakibaza uburyo zino mpano zavumbuwe? Inosa Ufite Imana, se wa Alicia ndetse na Germaine, yavuze ko yavumbuye impano z'aba bakobwa be, ndetse nyuma yo kuzivumbura yiyemeje kubashyigikira mu muziki bakaba bamaze kuba ibyamamare mu gihe gito. Yavuze ko yabumvise barimo kuririmba binyura umutima we, ahita bajyana muri studio anabaha indirimbo yashakaga nawe kuzaririmba aba ariyo batangiriraho. Mu magambo ye yagize ati, impano z'abana Alicia na Germaine nazibonye bakiri bato rwose. Tekereza umunsi umwe numvise baririmbana, numva ni byiza. Ako kanya nahise mbajyana muri studio dukora indirimbo ya mbere yitwa Urufatiro. Ni nanjye wayanditse, nari nzi ko nzayiririmba, ariko numvise ukuntu abana baririmba neza ndayibaha ndayibarekera. Yavuze ko impamvu yemeje kubashyigikira mu muziki nuko nabonye nabo babikunda, kandi burya ikintu umwana wanjye akunda numva nakora uko nshoboye kose akakigeraho mu gihe mbishoboye. Uretse ko nanjye nkunda umuziki, byarahuriranye rero. Innocent Ufite Imana usanzwe uri umuproducer utunganya amajwi y'indirimbo n'ibindi, yavuze ko aba bana be akunze kubasaba kwitwararika no kwirinda ibintu byose byabashuka bibajyana mu nzira mbi. Avuga ko mu mpanuro akunda kubaha iyo barimo kuganira abibutsa ko ari abari ndetse bakaba n'abakristo. Yanahishuye ibanga rikomeye rimufasha guhanura abakobwa be kandi bakamwumvira. Yagize ati, ikindi burya njye nkunda kubaha motivation cyane, ko nkunze no kubagira inshuti kugira ngo n'ibyo nzajya mbabwira byose bijye binyorera kubibumvisha. Alicia na Germaine bakunzwe mu ndirimbo nshya Uriyo baheruka gushyira hanze, imaze kurebwa inshuro 660 mu kwezi kumwe gusa, ndetse imaze no gutangwaho ibitekerezo 1362. Gusa ibi ni mu gihe dukoze iki kiganiro, bishobora kwiyongera akanya ariko kose. Aba bakobwa baragira bati, Yesu ajya kujya mu ijuru yasize asezeranyije abigishwa be kazaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera, Holy Spirit. Uwo Mwuka Wera niwe utuyobora buri munsi, nawe utwemeza ko twakoze icyaha tukihana. Kubw'urukundo rwinshi Yesu adukunda, yanze kudusiga twenyine, ahubwo yatwohereje umufasha ari we Mwuka Wera. Bahishuye ko ari naho hashibutse indirimbo Uriyo. Aba bakobwa bafite imishinga myinshi bifuza gukora mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana,
harimo gukora alubumu zitandukanye ndetse banifuza kugera ku rwego mpuzamahanga. Turifuza ko byaba international, ubutumwa bukagera hose. Birumvikana tuzajya dukora indirimbo mu ndimi z'amahanga, ndetse vuba twanamenye ko bazatangira kuririmba mu ndimi z'amahanga nyine. Muri 2024 nibwo Alicia na Germaine binjiye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kuko nibwo bashyize hanze amashusho y'indirimbo yabo ya mbere yitwa Urufatiro, yanditswe n'umubyeyi wabo, ari nawe bafasha byihariye mu muziki binyuze muri kompanyi yiwe yitwa Ibyo Music. None twaba tugiye kubona irindi tsinda rishya nyuma ya Vestine Dorcas? Baba bagiye kubasimbura se, cyangwa Vestine Dorcas barihariye? Wowe se ubyumva ute? Tekereza Alicia na Germaine bongereye ibyishimo tugira nyuma y'aho Vestine Dorcas baturirimbira tukishima, imitima yacu igahemburwa. Wabyakira ute? Tubwire hano hasi muri comment. Muri ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere wisanze ko uyu muyoboro wacu Wakanda Daily Official, ndagusaba gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ubundi tukazajya twibanira umunsi ku wundi. Njye mwabanye, nyita Djeey Wakanda Famous. Ndabashimiye.